ndagusuje cyane umwarimu wa kaminuza ataye muri yombi akekwa gusambanya abanyeshuri mu mashuri yisumbuye. Ibaze nawe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwafunze Dr. Manirakiza Benjamin, umwarimu ugishaga muri kaminuza ukurikiranyweho icyaha gikomeye cyo gusambanya abana b'abakobwa biga mu mashuri yisumbuye, abashukisha amafaranga ndetse n'ibindi byifuzo. Ibaze nawe ariko amakuru aturuka mu iperereza ry'ibanze agaragaza ko uyu mwarimu yagiye akoresha umwanya n'icyizere yari afite nk'umurezi ndetse n'initi akegera abana b'abakobwa biga mu mashuri yisumbuye yo mu karere ka Bugesera akabashukisha amafaranga agamije kubashora mu busambanyi. RIB bivuga yuko amakuru atangiye kumenyekana nyuma yuko hagaragaye ibimenyetso by'uko hari abana batandukanye bahuye n'ibi bikorwa, bikaba byaratumye hatangizwa iperereza ryimbitse ryaje kuvamo ifatwa ry'uyu mwarimu. Kugeza ubu ngubu Dr. Manirakiza Benjamin akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB Rwezamenyo mu gihe dosiye yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha kugira ngo akurikiranwe n'amategeko ku byakekwaho. RIB kandi yibukije gusambanya umwana ari icyaha gikomeye kandi ari n'ubugizi bwa nabi bukabije kuko byangiza ubuzima bw'umwana bw'igihe kirekire, bikanamutwara icyizere kandi bikamugiraho ingaruka z'ihungabana ryo mu mutwe ndetse bikanagira n'ingaruka zikomeye ku muryango ndetse no ku muryango nyarwanda muri rusange. Yanashimangiye ko nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko, yaba umwarimu, umuyobozi cyangwa se undi wese, kandi kwishora mu bikorwa byo gusambanya abana atazigera yihanganirwa na gato. RIB ashishikarije kandi abana n'urubyiruko kwitandukanya n'abantu bose bashukisha amafaranga, impano cyangwa se n'ibindi byiza bigaragara bagamije kubashora mu bikorwa byishimisha mubiri. Inasaba ababyeyi, abarimu n'abayobozi gukomeza kugira uruhare mu kurinda abana ndetse no gutanga amakuru ku gihe. Inkuru kandi ikomeje gukangura benshi ku kamaro ko kurinda abana, gukaza ubukangurambaga ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina no gutinyuka bagatanga amakuru igihe hagaragaye uwivanga mu buzima bw'abana mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ngayo nguko rero uyu mwarimu wigishaga muri kaminuza utanga urugero mu bana rwose akaba ari rwose abifatiye ku ngufu. Kugeza ubu rwose akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB Rwezamenyo. Ubu ngubu amategeko akaba arimo aramukurikirana mu buryo rwose bukomeye cyane. Ngayo nguko nkora subscribe n'imbaraga mugeze kuri sheni gena cyari obikara gaciye munangini Obi Time News. Obi Time News.